Papa Kigali. Papa Kigali. Wiki. Papa Kigali. Bino hano. Haho koma mona witaba nk'intoza habaye. Cyakoze urahaha pe. Nakera nakare nuko witaba. Ese kwitaba karakarame ntitabye nduruhinje nzahita nshaje. Cyakoze urahaha rwose. Icyayi kirimo agasukari ubundi rero niyo mpamvu mpora mubwirana. Nuramukunyirukanye hano ngo nzahava se. None se waje kuzirikwa hano ni wawe cyangwa ni waje? Ahantu banywa icyayi mu gitondo, banywa umugati. Icyayi kigasigaramo nkaza ibiryo byo noneho no kurya no mu mazuru umuntu akanyuza. Ariko reka nkubwire. Jewe nararebye sanga iyo ndufite izankoraho. Nabonye iyo ndizankoraho. Yongera ngo ngirinda teremusi y'icyayi nko ku munsi bibindi bindi. Teremusi y'icyayi nko ku munsi? Nje nabonye uzankoraho. Oya najye ngukora. Maze iminsi nkubwira ko kuba narakuzanye hano mbyicuza. Unanye nsigaye nicara nk'ababosi. Ndagereka akaguru kugihaha. Umenye yuko unteza amatwi. Ndumva. Jya wumva kandi usubize. Sinkunda umuntu uvuga azunguza umutwe akaraga umutwe gusa, sibyo? Umenye yuko hano hagiye kuza umushyitsi. Uranyumva neza? Ndi kubyumva. Hagiye kuza umushyitsi wiyubashye avindimwe na papa w'abana banjye. Urumva? Ariyubashye. Umwubahe bya bindi byawe byo guhagarara hejuru y'umuntu byo kugira gutya. Byibagirwa. Wabyumvise? Bisi byo nangara byo kubwira umuntu atakumva atanakureba. Ndikumva. Umenye ukuntu byitwaramo ukajya umwubaha cyakubwiye akacyumva. Ase mabjana nyine nanone yego pe nyine nzajya numva nge nubaha ibintu byose. Ariko se reba pe abantu bose baza kuba mu rugo ngaho ngo umukuru wawe umuhungu we umuzukuru we none kuba baba hano bigutwaye iki? Nabonye nyine bigutwaye iki? Je nicyo kibazo mfite. Ni karibu nasi. Icyo usabwa ni ikintu kimwe, kubagaburira, kubafurira ndetse no kububaha n'abavugisha. Ibyo ntibikureba, si wowe bireba. Umushyitsi ntabwo nzamuvugisha koko. Uzamuvugisha ariko usibe kurengera. Hari ikindi? Sawa, ariko nyine ni karibu nakundi. Ariko igihe cyose uhora urya isazi ntigwa ku munwa. Ariko se nyine umuntu iyo ntari kurya ubu uri kundi. Uburwaye mbese muri make. Nyine umuntu mba numva uri kungira igita nabona haguruka bitegura umushyitsi agiye kuza. Mbega abashyitsi. Papa Kigali. Papa Kigali. Reka uyu mwana nzamugire. Iyo nyitabo wayigiye. Reba nguko manga yenda ashobora kuba ari na wa mushyitsi. Ubuse n'uyu nguyu bavugagara. Ari he? Ngo bari kuko. Wakoze iki injira ni kare. Hako wagiye ubwira abakitse neza. Ni wowe wahageze mbese? Muraho. Muraho. Iminsi myinshi pe. Nyinshi cyane. Uraho neza. Cyane karibu nuko deri cyara. Mwicarira hangaha. Iminsi myinshi wo kanyagwaho. Papa Kigali. Karameza. Bitiye umuntu nabi. Ishakoshi. Ariko wabaye ute kufungura ibintu by'abantu? Abayazanye ibisasu. Ariko nzakora iki? Nzakora. Kuki ukunda kureba mu mashakoshi y'abashyitsi? Nzagukubita ubibone. Mbabaga nabasha. Ni karibu. Yego. Mwari murahariko. Turaho. Mabjana n'ingwise. N'uyu nguyu nakubwiraga Papa Kigali. Hano habaye nko muri Sodoma na hehe no muri Kazaro habaza bose binjira. Nukuraho rero. Turashima Imana turamahoro. Sha iminsi yaribaye myinshi cyane. Ariko ndabona umeze neza. Meze neza turaho ariko pfiye ndwaye ndi wacu kumayaga imvura imeze nabi. Neza byaracanye wowe imvura imeze nabi. Mbese ntabwo byoroshye. Ariko nabyo turabishimira Imana kuko turi guhinga. Ni byezera.
gusarura. Nizere ko muri ya shakoshi harimo agatonora. Ntabwo kaburamo. Ntabwo byakunda. Karimo se mbwire wa muhungu azashira karimo nyine urumva nta byinshi nzanye kubw'impamvu intunguye. Ariko turi kubitunganya nta kibazo tuzaye. Igenda iteze. Yewe turi buganire na Papa Kibaya yaje turi buganire ndakubwira. Ntabwo byoroshye. Papa Kibaya rero we ntumutegereza amaze iminsi adahari. Ntacyo n'ubundi twari twavuganye arambwira ngo nzaze ntubizi se ko agukunda abazi neza ko byanga bikunze icyo twavugana ari ibyo nyine. Papa Kigali ndeka mubwire Jesse narenze ko uhita uza nari namubwiye ariko kuza numvaga wenda uri buze mu masaha aza kuza ariko ntacyo uguje mbere reka mubwire aza gutunganiriza icyo urya. Papa Kigali arararara ngwino hano cyakira umushyitsi cyarya asabaganya washyiraho agafiriti reba agatoki reba ikigira vuba niyo bwaba ari ubugari reba icyo ubona wowe cyakwibura. Sinamubaza icyo ararya se kubera ariwe ushaka kurya. Ngaho mubaze. Yewe mushyitsi urarya iki? Urarya iki tugutekera iki? Sinzi wansongera agatsima nkaba ariko nirira hari icyo bitwaye. Imboga zihe? Niyo twawe udushyimbo ducucumye ntacyo bitwaye. Ibyo hari icyo bigutwaye? Nta nubwo nagoye pe ntanagoye ariko se ubu ibyo bintu ntibyamurwaza mu nda ibishyimbo ngo bicucumye. Iragira bitese urashaka guteka iki? Wenda wegira iby'umushyitsi arya nonanga mu bana banjye ariko umuvandimwe ko ntacyo nyije. Wowe mutekera ku gatsima karya uzi ko twe tumaze kurya mugirire vuba ibindi biraba biba n'ijoro. Ubu azamara iminsi ngahe hano? Njye namwishimiye uzamara iminsi ngahe? Urabarura cyangwa uri umukuru w'umudugudu? Ibindi kugira ngo numve wowe uri umukuru w'umudugudu cyangwa ushinzwe kubarura binjira n'abasohoka? Nyine nuko namwishimiye babuja namwishimiye. Ukaba wibaza iminsi amara hano. Yego. Ntabwo ari we bireba. Ushobora kwihuta ukagira vuba. Aha. Yewe umva uyu mwana nuko umutunzi turaho uyu mwana ntagutangaze niko ateye nuko umutunzi bibaho ariko nyine ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye ariko ibintu byose burya ni ukwihangana. Kandi ikigaragara cyo urabona ko numva ntacyo bitwaye. Yego abana bari baraho ariko ntabahari ubu bari buze kuza nimugoroba. Murabona ese wa mugani wa Papa Kigali burya n'umusaza arasera akava ku ijambo mugani ko mbona uje n'ibikapu bimeze bite? Ndaje rero buriya Papa Kibaya twari twavuganye yuko nzaza nje kwivuza. Nshobora kuzahamara wenda nk'ukwezi. Ubuki? Nibura ukwezi. Yego Yesu noneho ndapfuye. Ukwezi? Hari kugira ngo ukwezi urumva ari kugira ngo uyu mwana nubwo abivuga nka mupfama ibyo abavuga si ukuri. Ni gute hano hari abashyitsi bangahe bageze kuri babiri? Hari mukuru wanjye n'umuhungu. Kubitiraho jyewe n'abahungu banjye. Kubitiraho uyu mukozi Papa Kibaya. Hiyongeyemo n'undi uretse ko abivuga nka mukwama kugira ngo ibyo avuga nibiba ari ukuri. Uko bibi kose ni ukuri ariko nanone wibuke ko njye nje kubw'impamvu. Urumva ndi umushyitsi utaha naza nkamara umunsi umwe cyangwa ibiri ngataha ariko ibyo ari byo byose muri abo ufite hano ndumva ari njye ufite impamvu yumvikana. Kandi icyongeyeho nje ku muvandimwe hari icyo bitwaye. Nibagushakira icyo urya ntacyo bitwaye ariko erega uyu mujyi nawo uwo munsi nzakugora ntabwo nzakugora ndi umurwayi ndirwariye ntugire ikibazo sinzakugora kandi ndi umuntu mukuru ntabwo umubyeyi avuna abana. Reka reka saba nabwo ntacyo bitwaye da. Papa Kigali mama ese ntabwo yabirya bitarimo umunyu ko mbona nta munyu hano? Ngo ntabwo yabirya bitarimo umunyu ariko se nabyo ubundi ikindi oya mwana wa wikwigora n'ubundi sindya umunyu urakoze no kumenya nyamara umusazi arasara akagwa ku ijambo n'ubundi nanjye numvaga ndi bumubwire ko ntarya umunyu
none birangiye aje aranabibaza ngaho byiza kuko gukora ahangaha ubundi umusazi koko oya ubundi umusazi none se ikindi kibazo ngababarira umbwira icyo abantu bo mu bashakira cyaro iyo baje gusura umuntu ngo nzi ko baza bazanye igikapu kirimo ibyo kurya biriya turadura mbonye hari araturya iminsi ingahe n'urya wenyine none se ararya ibyo azanye mpaka cyangwa mabuje erega atabizanye se ntabwo ari ku muvandimwe ubonye ari uduki se ubu ibintu by'abavandimwe se mabuje ntabwo byakunda nkazana nanjye abavandimwe n'ababyeyi banjye tukabana hano ariko genda mama kiba waragoye ko ugiye guterura umuryango nawe uwuzane hano umuvandimwe wanjye yaravuze yewe muho umva nyumva kurugutura amatwi ubunyumva aragowe pe ibyo kuzana so na nyoko na bene nyoko ntabwo bindeba ntabwo ahangaha ari muri abo ferimi urabyumva none ko mbona habayeho mabuje ceceka byihorere ubu buzima musaza wanjye abamo ceceka byihorere bye byibereyemo kandi nzabikurikirana kandi namaze kumenya ko hari ibyo ubumbwira biba ari nabyo ariko nzabikurikirana mabuje siwumva mba hejuru kuba mbyumva se bivuze mba hejuru none se amavuta yo basi arayarya ese ko ufite ubwoba bwo kuyateka wayaguze ko ufite ubwoba bwo kuyateka wayaguze mbwira rata ayo mavuta urayarya kuko se mama kiba uyabanza umbwira ibyo mubajije amavuta urayarya makeya icyo ntarya ni umunyu ubu umuntu arya amavuta icyo ntarya ni umunyu ariko amavuta yo washyiramo dukeya nta kibazo ubundi si wamutekera amavuta n'ubugari papa giga ushobora kumva hejuru ntabwo nongera kuvuga funga umuntu sohoka kandi ntiwutegera ndi gushaka umunyu bakubwiye ko atarya umunyu ndi gushaka amavuta mwebwe akunda amavuta none se niyo ugiye guteka yonyine nta bindi biryo utekamo nyine mu mavuta ndashyiramo ubunyobwa n'amavuta ze erega ikibazo abashyitsi nabo ntabwo basobanurira nibo banteranya na mabuye ariko uyu mwana navuze ko nyura hano basi mpakanya ngiye mubaze neza ngaho bamubaze kubaha kwawe nabonye bibyerwa ku mashyi rata mushyitsi amavuta n'ubunyobwa n'ubugari ntabwo byakuryohera amavuta n'ubunyobwa n'ubugari kuko njye buriya ndateka ku bunyobwa n'amavuta iyo mutekeye ubunyobwa n'amavuta wenda na litiro y'amavuta urarya ugakomba n'intoki ugiye guteka litiro y'amavuta yewe karabe intero nyir'urugo asanze atera niyo n'undi yikiriza ngaho genda uteka ibyo ubona nta kibazo papa kigali sinigere n'umwanya n'umwe n'umunsi warimo nzabona uteka litiro ese niyo mpamvu muri jerekani y'amavuta nkasanga iramamagara wenda ni naguha ibiryo cyangwa uranayavuta aho ntuyanywa nyine ni naguha ibiryo birimo litiro erega iyo ngiye gutekera umuntu litiro y'amavuta tuwayatoka mba hejuru hari icyo ngenderaho ngaho genda ufite n'abana arabubona yazanye babafite ubu nawe ejo uzaza ubazane cyangwa se mabuje namwishimiye pe kajya guteka ngaho ihute gire vuba reka musaza wanjye ukuntu yagowe niko se mama kiba ubu ni uko umukozi aguhagararaho hejuru gutya oya umukozi erega burya icyo udashoboye uremera ugaca bugufi yego uremera ugaca bugufi icyo udashoboye nanone uyu mwana nubwo ubona ari bavugirije yego ariko mu bundi buzima busanzwe nta n'icyo atwaye ariko byo ni byo umuntu uvuga aba ari mwiza kuruta wa wundi uceceka ariko di twavuze byinshi ndibagirwa ubu ntunaniwe aho wahereye ugenda urugendo ntiwahaguruka ukajya hariya muri kiriya cyumba ko harimo dushe ukagenda ukitera utuzi ukafata agafuresheri ukaruhuka hanyuma ko n'ibiryo biza kuba biboneka dore unahindura mu kazi wanjye aguruka nkwereke unahindure n'utwenda nta kibazo sugira ngo ntiwananiye uriya muhungu nawe barenda kubisoza kubera ya nzira hamwe tugomba guca kugira ngo tubone imodoka ntabwo biba byoroshye